yahindutse n'umwami no gutanga byose. Hanyuma rero uwo mama yihangana ibintu byinshi, anyura mu bintu byinshi, nta mwotsi kugeza umunukaho. Ariko ejo bundi muri uyu mwaka ngo arwaza umwana, wumva ikintu cyambabaje, ngo arwaza umwana, baramuvuza biranga, baramusangira by'intekerezo no kutizera wenda ubwo buhaza umugore umwe w'umupagani. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda imyuka kandi tukitandukanya. Ambwira ati umwana wawe rero nanjye mfite umwana wose, nanjye yararwaye, baramujyana, baramuvuye, zana mukujyanira. Ubwo ngo baramujyanye yarambwiye ngo baramujyanye, ngo bamukojejeho akababi mu mutwe ngo havamo amabuye. Ndamubwira ntari ko rero nubwo bivuga ko ngo yarakize, intego ya Satani yayigeze. Ubu yarabangirije, mugiranye amasezerano nawe, murapfuye, nimudasenya Imana ngo batabare. Kore dekarase ku buzima bwanyu, umuryango wanyu. N'ubu Satani icyo akoze warakize. Ubundi umuntu yararwaraga, yasara, yagira ibibazo, kuko bafite umujyane hehe mu barokore. None niba dutangiye kujya duhindukirira abapagani bapfumu n'abakorikori n'iki, murumva ko atatubanye nk'abantu wiva ngo bamujyane, ariko biri ku mutwe w'umwana n'uwawe. Data amaze gukizwa yari afite urutoki rwinshi, nibaho ndakijijwe ndetse inzoga, ariko tuzajya ndeba abanyegera urwagwa bagurishiriza. Waba umuhagaze urugurishiriza akajya bati ntabacupa soboneza barega n'urwa Munyaneza. Munyaneza nawe ko yateye intebe hariya tinasubu wampaye koko turindi kopesha tingaho nibago ngo ntiyaracuruje, ntiyarweyenze, ntiyageze ate ngo afite urumucururiza. Ariko murumviye mitwe ya Satani, muri izo murumviza ntabwo se batayibonye. None ubu rero Satani yasatse rwose uyu mwana namukujyanira, wowe uri mujyana w'ijyayo tukunda mukujyanira. Murumviza nta murumva uwo mwuka wundi uri kugenda mwinjira mu itorero. Kandi uwo muntu akaza akegera igaburo, uwo muntu akaba yaririmba, akaba yategura, haje undi mwuka bene data mu itorero. Ibintu byose barabibyiza, urabizi. Ubu wakwihangisha wohanura kajya baguti narose nabonye byagize uko kezi umuntu ukomeye kumva ukabakabamo amafaranga. Ndi mwuka ukaza ukamuganiriza akazikari akamuganiriza, hakaza undi mwuka rero nawe ukahaguruka ugatanga ukihangishaho. Uri ushaka kwamamaza, ushaka kumenyekana, ushaka gukamamo abantu amafaranga, abo ni abari mu itorero, n'abagabo no hanze, n'abagabo n'abikorera mu itorero. Haje undi mwuka dukwiye kurwanya rero. Haje undi mwuka ufite amayeri menshi, wigize marayika w'umucyo ukomeje kino gitabo twari wadusoma. Hari aho ugera ku murongo urangiza wa 14, hakavuga ngo niba bimeze gutyo, uko Satani yigira marayika w'umucyo akiyorera akazana uburyarya, akaza mu ishusho utazi, n'abakozi be ngo niko bimera. Mariya ubisuzuguriwe umuryango w'ukumva korera wabaye igiciro n'ibiki amajwi akarenge bari kwibuza turakumenya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yaravuze ngo isange ndazizi nazo zirazi, ngo kandi ntizishobora kumva ijwi ry'undi, ahubwo zamuhunga. Amajwi yabaye menshi, ariko nayo yanzoka iza mu buryarya, ikaza ikwereka urukundo, ikwereka impuhwe, ikwereka isura nziza. Urwanda rwabo kandi rero muri 12 abagore urwitwazo ubashaka impamvu yo guhamya ko bameze natwe ku buryo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi mbese igitangaza kuko na Satani ubwo yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Bose umuhanzi arahaguruka ukabona aririmba indirimbo y'Imana. Ese uriya yarakijijwe? Ntiyakijijwe ngo aririmba izi bariho bizi Imana asigaye aziririmba. Aziririmba ko atarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariyo mperutse kureba, sinzi uwo ari we, ariko narayikurikiranye, ari mu giswahili akashyira mu Kinyarwanda, nta Yesu avugamo. Kuko Imana ari nyinshi, kuvuga Imana biraborohera, ariko kugira ngo bavuge Yesu Kristo ko ari umwami, kugira ngo bamwamamaze ntabwo bikunze kubaho. Rero twebwe tujye twemera ko Yesu Kristo ari umwuka, natwe tukabiki abageni.
Haleluya. Twirinde ibiza kwica ubukwe, twirinde amajwi yaza kwica ubukwe. Ubu ibyishushanya ni byinshi, ibyiyambitse uruhu intama, ibyiyambitse amakanzu y'umweru, byabaye byinshi. Ariko tumenye undi mwuka, kuko urangije cyane, urangije urubyiruko, urangije abagore, urangije amatiku yabaye menshi, amagambo yabaye menshi, inzara zabaye nyinshi. Ibyo byose tunakabikora na senta ngo birebe mujyana abo bijyana bajya bamenya ibyaha. Ariko umuntu w'Imana ufite umwuka w'Imana ni wa mwuka wa Yesu Kristo uri muri Yesaya ibice 10:2. Umwuka w'Imana azaba kuri we. Yavugaga Kristo umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubuhanga, umwuka wo kujya inama, umwuka wo kumenya Uwiteka, umwuka wo guca bugufi. Rero iyo watakaje uwo mwuka wakira undi mwuka. Dukwiye kugira umwuka wari muri Kristo Yesu. Rero bene data, umwuka uhugurika, umwuka ujya inama, umwuka uca bugufi, umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya Uwiteka, wo kumenya gutandukanya, wo kumenya kwirinda. Haleluya. Uzi ko ubu igihe tugezemo ari igihe cy'urujijo, kugira ngo utandukanya umucyo n'umwijima bisaba kuba uri umwana w'Imana. Pasiteri wo muri aya aravuga ngo kuba umwana w'ijuru cyangwa kuba umwana w'Imana ntibisaba imyaka, ntibisaba. Aravuga atanga urugero ngo ku munyezamu, hari n'abandi bashobora kuba barakumvise, ati umunyezamu tumaranye igihe tugenda kane, ati abana banjye benshi bamwe bavutse ahari, ati ariko ntabwo baravutse ahari byamuhinduye umwana wanjye. Ati kandi ntabwo arusha agaciro abana banjye bavutse nyuma ye, bageze mu rugo rwanjye nyuma ye. Abana banjye muri gandite yanjye, abana banjye nzabaha 8, ariko nubwo yamara neza tukabana neza, nta 8 nzamuha, nubwo namuha utuhera two kumushimira ko twabanye neza, ariko si umwana wanjye nzaha 8. Rero tuba abana b'Imana ba Kristo bafite umwuka wa Kristo, kuko haje abameze nk'abo banyezamu bagatinda mu rugo kwa Data, bakamara imyaka myinshi ariko badafite umwuka wa Kristo. Umwana w'Imana nubwo uri mu idini, nuko ubujura buza ukagenda, ntabwo uri umwana w'Imana nubwo uri mu idini. Imana dufashe rero tugire uyu mwuka wa Kristo, kugira ngo tutakire undi mwuka, kuko haje undi mwuka, kandi uwo mwuka wundi nawe kwiyoberanya ukigira marayika mucyo birenge. Niyo mpamvu uzakubitana n'umuntu wabonaga mu idini avuze ibidakwiye, akoze ibidakwiye, gusa n'abarokore basigaye babitwara kuri ye, gusa n'abarokore bavuga kuri ye, ni abarokore ariko si abakristo. Rero abantu baza bashaka gukiza, bakaza bashaka kuba abakristo, muvana amaso ku bantu. Hari umuntu bamukiza hari n'aka bari kugenda mwikiriza ngo sinzaza, haje undi mwuka, abantu bakiriye undi mwuka. Nukubitana n'umuntu wakiriye undi mwuka rero bishobora kukugusha niba utazi umwuka wa Kristo gukora. Umwuka wa Kristo uca bugufi, umwuka wa Kristo ugira ubwenge, urihangana, barakunegura ukihangana, barakuvuga ukihangana, baragusuzugura ukihangana, urakena ntuhemuke ukihangana, urarwana ntujya gushakishiriza ahandi hantu imiti, wambara ubusa ntusabirize. Umuntu w'Imana afite umwuka w'Imana, umwuka wa Kristo, afite uko agenda, afite uko abaho, ategereza Imana yihanganye. Haleluya. Ntiyanduranya. Ariko bazanga bazasanga abantu banduranya, kuko twavugana hari utweze gutumira ahantu hamwe, ntabwo ari hano, bamuhaye amafaranga makeya ari make, ntitwamenye n'ahageze. Atayigira ngo muri kaminuza naho hari ikindi gitera, abari bajya kuririmbira. Uwo ni umwuka wa Kristo, uwo ni umwuka wa Kristo. Ngo bamuhaye amafaranga makeya, ubundi imyuka yaje turwane kigabo bene, turwane imyuka. Nanjye rero bafite ifono, abantu bagaragara ngo cyangwa bazasigara ari bize
gutekereza nabi bitewe n'imyuka ariko tubicyaha dusenge ibyo nashobora kugukuramo Imana itubasha ibyo utakuramo Imana itubasha kuko ngo intwaro yacu ifatamira ibitekerezo bya hehe byo mu muti no mu mutwe kuko birakora umuntu ajya gusaba byahereye mu mutwe umuntu ajya gukora byahereye mu mutwe umuntu ajya kugambanira mugenzi we byahereye mu mutwe nk'uko udagusura mwene se byahereye mu mutwe udakugurira mwene se igikamyo byahereye mu mutwe imirimo myiza n'ibindi byose bihera hehe mu bitekerezo dusengera ibitekerezo byacu ngo tumenye undi mwuka waje tukurwaye n'uza uturutse mu banyamahanga tumenye uko uje n'uza uturutse muri bene data tubana nabo bari mu bikorwa byabo cyangwa muri misiyo zabo bazana na Satani nabwo tumenye uko tukurwaye undi mwuka waraje kandi wiciyeho bw'itora utuma tureka gutungana no kubonera bya Kristo tugasigana gutungana no kubonera byacu bwite ugasanga n'icyurekera bareba kubyina n'igize turabyina iki uraririmba n'iki uraririmba no kwihangana no kwirinda uraririmba no guca bugufi uraririmba n'iki Imana itugirire neza tugiye gusengera abantu bakozeho ntabwo Imana yandika kuri Adamu na Eva ngo ntimuzakoreho none bo bakozeho niyo barakoze ku mutima urakurira urose bamaze gukoraho no kurya ko byagiye bagiye kurisha bumvise imirindi y'Imana Imana iti Adamu Eva muri hehe bumvise imirindi yawe turiyica ngo bahise batangira akazi ko kudoda imitini ibibabi ngo bikorere ubucoce abantu nabo bari gukoraho barangiza bakidodera ubucoce ariho cyangwa urukweto rw'uruhu cyangwa isakoshi y'uruhu biba bihereye Imana kuba ari imbabazi rero iracyafite imbabazi zo kukudodera cyangwa no kuguha imyenda y'uruhu ukambara isozi ukambuye bwawe ugakuraho ubwo bucocera bwawe ubwo bucocera bw'imitini wagiye udodadoda ntabwo buzagufuka ntibuzakwambika ariko ngwino niba warakoze niba waremewe ngwino ureke kugirana ibiganiro n'iyi nzoka n'ubu buri munsi iracyakora uyu mwuka w'iyi nzoka uri gukora ntabwo barangiriye kirya gihe Satani yaba afite ubwenge bwinshi ni umugabo ufite ibitekerezo bireba ko ufite amayeri menshi ufite ubucakura bwinshi akomeje intego ye usibye ko Kristo wenyine ari we wamunesheje kandi twizera ko natwe azatuneshereza niba warakozeho rero uzakoze Imana kwingingira Imana rero izasaba igukorere uhumanuke wongere umwane na Yesu usabane na Yesu niba waramaze kubana na Satani nturagana mu rupfu bagusengera Imana wakire Yesu nk'umwami n'umukiza niba waramwakiriye ugakoraho cyangwa ugakoraho ngwino ni amahirwe tugifite ko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi tekereza ntukagira ngo ni inama wiyumve cyangwa n'ubwenge kuko bireba se ibitekerezo n'izi nama bijyanye n'ijambo ry'Imana ese ari Yesu yabikora tugiye gusenga rero twebwe twese muri rusange kugira ngo abayobozi badusengere Imana iyobore ibitekerezo byacu neza niba Satani ari kuyobora abantu ibitekerezo abijyana mu mwijima Imana iyobore ibitekerezo byacu bijyana mu mucyo duhugukire gutekereza ibyubahisha Imana duhugukire gutekereza ibigirira umumaro bene data duhuguke bene data ibitekerezo byabo byononekaye abantu babaye abarwayi bo mu mutwe buryo bw'umwuka ariko Imana iturinde ubwo burwayi abarwaye bavura kandi batarafata Imana bashyiraho urukingo reka twakire umuntu yaje hano adusengere muhaguruke dusenge Imana kuko nawe urabizi neza muri ibyo bitekerezo ko atari ko byose wumva ko biva ku Mana Mana ishobora byose turagushimiye kuko ijambo ryawe ritamanukira ubusa ijambo ryawe rimeze nk'imvura imanuka ikagwa ku butaka ubutaka bugatoha imbuto zikamera ureke ijambo ryawe twumvise uyu munsi wa none Pawulo ahugura ab'i Korinto ababwira ngo n'abafuhira ifuhe byo mu buryo bwa Kristo kuko n'abakwereye umugabo umwe kugira ngo mubashimire we Kristo kandi nabo mumeze nk'abari